ubwo nyine Muyomba yabaye mu mwanya w'ababyeyi ba mama. Muyomba yari inshuti cyane na mama, yamubereye mushiki we, yamubereye nako musaza we, amubera inshuti ye magara, amubera papa we. Muyomba ubwo kuba yarabereye papa mama, twebwe urumva twari tumeze ubwo nk'aho dufite sogokuru na papa icyarimwe. Muyomba yaradukunze, yaranzwe n'urukundo. Muyomba yagiraga urugwiro rwinshi. Muyomba yaguhoberaga agahita agusekera. Ndibuka cyane ko Muyomba yakundaga kuba afite apareye, ntabwo twazaga imbuye ngo tugende atadufotoye. Muyomba yagiraga urukundo rwa rundi ntarabonana undi muntu wese. Inyuma y'umusozi wa Mbuye hatuye umugabo akitwa Bigimbo, akabyara Shamurenzi. Ntabwo ari inshuti yanjye Shamurenzi Yusufu nshaka kuvugaho, ahubwo navugaga ko umugani ugana kariho. Bigimbo: ibirenge ni nk'ibihe, Bigimbo kujya imbere. Hakabaho ibihe byo kwishima, hakabaho n'ibihe by'umubabaro. Muri iyi minsi uwagera Imbuye no mu baturanyi bayo wese yabona ko amarira avanze n'agahinda bitemba ku matama no ku mitima ya benshi. Umubyeyi, umuvandimwe, umusaza, inyangamugayo, umukunzi, inshuti ya benshi, umukozi, umurinzi w'igihango Belgique Edouard ntakiri kumwe natwe live. Nyagasani yakoreye amaze kumuhamagara, nta kabuza bari kumwe. Nagiye gutamaza mfata ukuboko, ati buretse banze ngubuhamya. Iyo nkuru yayimbwiye arira, yayimbwiye afite ikiniga. Nubwo bitari byoroshye namba, ariko naratuje maze mutega amatwi. Ajya kubaho umusaza w'ikirangirire mu bupfura n'ubutore barindikije Kamere. Yashakanye na Kanzima Budensi yanababyarana abana 10. Muri bo Belgique avuka ari umwana wa gatanu, avuka n'umwihariko w'umwana w'ishaba kuko yavutse neza Kamera kubutse mu gihugu cy'Ububirigi guhamiriza kuko ari intore igenda imbere y'izindi. Nakeza katari butera bwanura nyiri imigabo. Mu gitondo gitangaje cyo kwa 24 Mata 1957, umubyeyi Budensiyana yibaruka umuhungu w'icyusu ushyitse. Ababyeyi ku misozi ya Nyakarekare bavuza impundu bamucanira igishitarota, arakamirwa nuko akurana n'abandi, ari umwana ukubagana n'ubwenge buvumbuzi. Dore karinze ava mu mubiri akivumbura, utaparika ikamyo ngo yisanga aho wayisize nta rufunguzo rwayo usize. Yibukirwa ko yakundaga gutwara ibinyabiziga cyane, ariko kubera gukunda abantu no kwanga ubusambo bwikubira, abamuzi bibuka uko yaharaniye ko ikigo nderabuzima cyambaye gitunga ingobyi, ambulance yacyo. We n'abandi baturage bayisabye ubwo nyakubahwa wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anastase yasuraga uyu murenge kwa 31 Kanama umwaka wa 2020. Baranayihabwa kugira ngo ababyeyi bapfa babyara baba amateka, ndetse n'indembe zigereke nazi Kabgayi cyangwa ku bitaro bya Gitwe n'ahandi direct hatabayeho gutegereza. Karakanyuzemo. Belgique avuka ari umwana wa gatanu mu bana 10. Mu bo mwamenyemo ni mukecuru Mathilde, nyina wa mama Nina, Claudine n'abandi. Master Jab se wa Tuyisenge Tobari, Rutete Gerard se wa Murera Tete n'usabye Imana n'abandi. Ndetse kandi arongera akavukana n'abandi barimo Gatete. Gatete yarazwi nka Nzapfa Ruzungu, yaje kwitaba Imana mu 1998. Ati ngewe ndashaje nta mbaraga mfite. Ibukwa cyane mu baharaniye imibereho myiza y'Abanyambuye, dore kuretse kuba mu kanama gashinzwe ubuzima, ibyo yanabikoranaga no kuyobora komite y'ababyeyi barerera mu rwunge rw'amashuri rwa Mbuye. Amaze kunanirwa ashingwa komite ngenzuzi, akabifatanya no kuba umuhinzi mworozi kandi ntangarugero. Ngaho muri za nkunganire nagira inka n'ibindi byinshi rwose ntarondora. Ntabwo abanyamakuru ndetse n'abandi baturukaga imihanda itandukanye bamugana Imbuye bazibagirwa urugwiro yabakiranaga, akigisha urukundo. Yambitswe imidari itandukanye nk'umukozi w'indashyikirwa, ariko uruti yindi ni umudari w'umurinzi w'igihango.
mu bantu batoranyijwe bahereye ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu abarimo. Abatoranyijwe bambitswe umudari w'ishimwe bagafatwa nk'abandi b'intangarugero bagaragaye mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge, kandi ishyirwaho ry'urwo rwego ryatangajwe na Minisitiri muri Perezidansi wari wasuye Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi. Iyi gahunda yateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta witwa Unity Club, umuryango uyobowe na Madame Jeannette Kagame, umufasha wa Perezida w'u Rwanda. Uyu muryango wafatanyije na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Nubwo iyi gahunda yateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta, inzego za leta zinyuranye zayinjiyemo kuko ari gahunda iteza imbere ubumwe n'ubwiyunge. Mu ntangiriro abantu 17 nibo bamaze gutoranywa n'abaturage bavuye ku rwego rw'akagari kugera ku rwego rw'igihugu. Abo bambitswe imidari y'ishimwe tariki ya 6 z'ukwezi kwa 11. Muzehe Marehemu Pasiteri Belgique Edouard yari abarimo. Abatoranyijwe bose bifashishijwe mu bikorwa byabo byabaranze kandi bakoze guhera mu mwaka w'1990. Impamvu yawambitswe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku ikubitiro nuko ari umwe mu bafashe iya mbere akagabira abamwiciye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. akimara kubabwira ayo magambo. Urupfu rwa Belgique Edouard rwamenyekanye ku mugoroba wo kuwa 4 aho yitabye Imana aguye mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK azize uburwayi. Yari yararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yahitanye benshi mu muryango we, arokokana na Matilde ndetse na Gatete waje nawe kwitahira 98 nk'uko nabigarutseho. Abasigaranye na Matilde yakundaga byabuze urugero. Jenoside imaze guhagarikwa, Belgique yafashe iya mbere mu kongera kubana no kubanisha abari bamaze kurokoka n'abari bagize uruhare muri ayo mahano, kuko abamwiciye batangiye kujya bamubona bakamuhunga, ndetse we n'abandi bari bamaze kurokoka babonera ikibazo mu kongera kubana no gutangira ubuzima bushya bwo kubanisha Abanyarwanda. Nk'uko yigeze kubitangaza mu itangazamakuru, Belgique amaze kubona ko inkiko gacaca zitangiye imirimo yazo kandi abamwiciye bagafungwa, yahisemo kwita ku miryango yabo yari isigaye agamije gukomeza kwerekana ko kugira neza ari byo bitanga ubuzima. Naha rero yahereye asaba abarokotse mu muryango we ndetse n'abandi kubabarira abamwiciye ndetse ntibanabarihishe imitungo bangije. Uretse ibyo kandi yafashe iya mbere mu kwita ku bana bakomoka ku bamwiciye, bamwe bafasha kwiga abarihira amashuri, abandi abafasha gukomeza ubuzima mu gihe ababyeyi babo bari bagifunze bazira ibyo bakoze, kuko abatahaye inka yarakamaga akabagemurira amata. Ati hingangira uko data yagiraga hata abaturanyi batazarwaza bwaki, mpari ndi umunyarwanda w'umukristo ushumbye ubwoko bw'Imana. Belgique yanagabiye abamwiciye bagera kuri 6 n'inshuti zabo kugira ngo biteze imbere kandi bimakaze ubumwe n'ubwiyunge. Nta muturage wacyuzaga inka ubukwe ngo Belgique ntamugabire, by'umwihariko abari mu gicumbi cy'umuco baramuzi. Uramutse batunze mikoro ntawe utamuvuga imyato. Turaza kumva bamwe mu buhamya bw'inshuti, ababyeyi, abavandimwe ndetse n'abana be. Ni muri ubwo buryo Belgique yafashije umuryango wa Habinshuti François, ari nawe wazanye igitero cyo kwica Barindikije Camille isaba Belgique yamara gufunga umugore we akitaba Imana, we akiyemeza kwita ku mfubyi zari zisigaye. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru muri Werurwe 2020 yagize ati, uyu Habinshuti niwe wazanye igitero cyica data kandi abantu bose bari baranze kumwica bavuga ko ari imfura. Nyamara nabonye bamufunze n'umugore apfuye, nkajya njya kureba abana be mbasubiza mu mashuri nkabagaburira. Uretse uyu kandi Belgique yababariye anagabira Munyankindi Rade we anamurengerezaho kumuha isambu yo guhinga nyuma y'uko iyo yari afite yari itejwe cyamunara ngo yishyure indi mitungo yangije muri Jenoside. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abaturage bose bazi Belgique bababaye, ashimangira ko ibikorwa bye bitazibagirana. Ati twabimenye byatubabaje, abaturage bose bamuzi barababaye, ni umurinzi w'igihango kandi izi mbaraga ze ntizizibagirana. Twihanganishije abasize kandi azigirwaho byinshi byiza. Belgique Edouard wari umurinzi w'igihango azahora yibukirwa ku ruhare rwe mu iterambere ry'uburezi, gufasha mu ikemura ry'ibibazo by'abaturage binyuze mu rwego rw'abunzi, guharanira ko abatuye umurenge wa Mbuye bagira ubuzima bwiza. Yanafashije kandi no mu bindi bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza by'aho yari atuye. Yari n'umushumba mu itorero ry'Abapantekote Mbuye. Nuko intwari yacu irataha kwa 13 Ukwakira umwaka 2022, akaba asize umugore we Mukandinda Josephine n'abana 9. Tubabe hafi. Usigaye niguhunga ajya ku gituro cyawe nkaganya avomera
bafite indirimbo z'inka bakagira indirimbo z'abasaza za kera natwe abana twarabegeraga tukazumva n'uyu munsi indirimbo z'inka ngewe ndazizi imburaho nta kintu utishinga inama y'abadagaza abashingura y'abashumbije inkubito garukurare mashya abahizi muzi wacu yabaye inyangamugayo ni byinshi cyane navuga kuri Muyomba. Mu burwayi bwe yarababaye byageze naho nyine hasigaye dusenga isengesho tuvuga ngo Mana Muyomba arababaye Mana niyo ubona itazamucyura nibura muruhure uyu mubabaro. Urupfu rurababaza. Muyomba amaze gupfa twarababaye kandi twajyaga tuvuga ngo wenda niba yararuhutse. Amaze kuruhuka nabwo biratubabaza dutangira gukondana Imana ngo no kuba yari kuba imukije burundu nabyo byari gushoboka, ariko wenda hari ibindi Imana imukije ntawamenya. Mu bumana bw'Imana birashoboka ko hari ikindi kintu ikijije Muyomba, kuko agiye ari muto, agiye ari inyangamugayo, agiye nta muntu umucira urubanza. Urebye stati zuzuyeho amagambo ya kondoleansi ibyo bamwibukiraho, Muyomba ni umukiranutsi kandi umukiranutsi ntapfa, arasinziriye. Muyomba rero arisinziriye, natwe dukora neza tuzongera tumubone mu gitondo cy'umuzuko, dukiranuke tuzabona abacu bagiye. Muyomba rero igendere. Wari umaze iminsi unyita meya, ntabwo nzi impamvu wanyitaga meya, ariko ndumva narigeze kubikubaza nkakubwira ngo se Muyo kubera icyo usigaye unyita meya kandi ntakora mu nzego z'ibanze, urabona nzaba meya gute? Ati uzaba meya wowe, ati cyangwa nkajya mvuga cyangwa uba wanze kuvuga Meri. Mu rugo bajyaga bakunda, kwa sogokuru bakundaga kunyita Meri. Papa mukuru yari afite mushiki we witwaga Meri, yajyaga amunyitirira, ashobora kuba yarakundaga uwo mushiki we wabaga i Bugande cyane witwaga Meri na Mudu. Ngira ngo niwe banyitiriye kubera ko iryo zina rya Meri ni iryimbuye rwose, cyane ko naje no kuba mfite imyaka 2 nkajya mubwira ni cyangwa uba wanze kuvuga Meri ukanyita meya. Muyomba rero Imana iruhuko ridashira. Mu by'ukuri ngewe ntago namenye igihe namenye Belgique Edouard, kubera ko namenye ubwenge mubona mu rugo, mubona ku ishuri, mubona ku rusengero, mubona mu bintu byinshi najyaga njyamo, ku buryo rero kuvuga ngo muzi kuva igihe iki n'iki byo ntago nabyibuka, nta nubwo nanabimenye. Ariko ikintu namuvugaho cya mbere, yari umuntu wa wundi nyine igisobanuro nyacyo cy'umuntu nyawe, umuntu ufite umuntu ufite urukundo. Nk'iyo mwaganiraga yakuganirizaga bitewe n'icyiciro urimo. Hari igihe yakuganirizaga nk'umubyeyi, ubundi akakuganiriza nk'urungano, ubundi akakuganiriza nk'umuntu ukugira inama. Yari wa muntu nyine w'intangarugero mu bintu byose, muganira mukajya inama mukagira gute. Ndabyibuka ngewe mu burwayi bwe twakunda kuvugana kenshi, najyaga muhamagara. Yari umuntu warwaranye morale, kandi noneho mukaganira, ntimuganire no ku bintu by'uburwayi, mukiganira ku bindi bintu, mukaganira ku bijyanye n'iterambere. Yakundaga ibintu bijyanye no kwiga cyane, akakubwira ati se shaho amasomo mwageze hehe muriga, akakubwira ibijyanye n'uko uburezi bumeze, akakubwira ibijyanye n'amashuri, akakubwira ibijyanye n'iterambere. Yari wa muntu nyine ushishikazwa n'uko abantu batera imbere mu ngeri zose. Nitwa Areruya Sara, muzehe Belgique yari data. Twabanye mu gihe cy'uburwayi. Igihe cy'uburwayi bwe yagendaga anyereka icyizere ko rwose azakira.
none ubwo yagiye icyo namwifuriza ni uruko ridashira kuko ndumva nta byinshi nabasha kuvuga ariko yari umuntu mwiza yari inshuti yanjye cyane Imana imuhe uruko ridashira. Nitwa Muzigabanga Gloriosa, pasiteri yari marume, uretse no kuba marume yari inshuti yanjye, yakundaga kunyita nta mbere ya jenoside nkiri umwana, yakundaga kunyita Muzigabanga, menya na Gloriosa atararizi, yanyitaga Muzigabanga, ariko nkumva kubera icyo ari ryo avuga nkumva yavuga Gloriosa, ariko hari impamvu yari kundaga ntabwo nyizi. Nitwa Niyonsaba Reveriye, pasiteri murumuna wa papa niwe umukurikira. Twabanye muri uru rugendo rwe akimara kumenya ko yarwaye, tubana igihe kinini yivuza turi kumwe kugeza ubwo ageze igihe cyo kujya mu bitaro. Twari kumwe umunsi ku wundi twirirwana, ariko kubera ko Imana yamukunze kuturusha iramudutwaye. Ariko nta nubwo ari ukumukunda kuturusha, ahubwo wenda navuga ko yamuturushijeho imbaraga, kuko igihe yaragezemo cyari igihe cyo kwishima kwe, natwe tukamwizihira nk'abana. Hari byinshi namuvugaho ko twaganiriye igihe kinini, ariko Imana mwakire mu bayo, imuhe uruko ridashira kandi mutuza heza, icyo namwifuriza. Nitwa Ngirinshuti Ramazani, pasiteri, no kumuvuga amazina ntibijya bimbaho. Iyo ntavugaga Muyomba, navugaga pasiteri, namwitaga umukozi w'Imana, pasiteri Muyomba. Ayo niyo mazina atatu nagiraga kuri we. Akaba inshuti yanjye, yari umubyeyi ariko by'akarusha akaba n'inshuti yanjye, akangirira impungenge nyinshi kuva na kera. Telefoni zizi yajyaga ampamagara ndi Gisenyi, nijoro nkumva arampamagaye, ugeze bite, nkumva biranshimishije ko nzirikana nk'umubyeyi, ndabimushimira. Imana izamwakire mu bayo, kandi ndizera ko niba ijuru ribaho ararifite, yarigezemo ntashidikanya. Noneho ikindi Imana yankoreye ni uko kuwa gatatu namwiriweho mureba, numva mutekerejeho byinshi ndananirwa, ndavuga ngo ejo kuwa kane sinzajyayo, nzajya mu nama mu Ruhango, nindangiza nze ndyame, nzajyeyo kuwa gatanu. Ariko kubera rwa rukundo rwe n'Imana ntibyankundiye. Naje ngeze mu Ruhango, mvuyeyo ngeze ku Ntenyo, numva umutima urambwiye ngo ongera ugure itike ukomezanye n'iyi modoka ujya i Kigali. Naragiye ndamusubiza Muyomba mwiriwe, abana baranseka bati noneho ko turamuze akomeye afite murare. Ariko numvaga muri njye nari narangije kwiyakira, nawe yarabyakiriye. Kumusuhuza ntiyarakivuga, ariko numvaga muri njye binshimishije. Naramurebaga nkamubonamo nk'umuntu uri muzima, bityo narahatirimutse. Ngera mu rugo abana bambwira ko aruhutse kubera ukuntu yari ababaye. Ndavuga nti Imana iramufashije, ntabwo yagumya kumubabaza nk'umuntu wayikoreye. Imana imuhe umugisha. Nitwa Umuhoza Claudine, pasiteri Belgique ni marume. Njye
njyewe muzi cyane muri 94 nibwo nshaka kumuvugaho cyane ibigwi bye. Twarabanye jenoside turimo tuva i Kabgayi aho twari twarahungiye, dufata umuhanda ujya tugera rwa Busoro, niho twahagaze, niho dusa naho twacumbitse mu gihe inkotanyi zari zirimo zifata igihugu bakirwana, tutari twamenya uko bimeze. Ndamushimira cyane, ntabwo yabaye nka wa mugani ngo nyokuru akuruma kurora. Ariko njye mbona hari ibintu byinshi cyane yasimbutse yakabaye yaragiye kera, ariko Imana yaramurinze. Birumvikana hari ibyo yagombaga gutunganya, nuko yarasigaye mu muryango wenyine na mama, afite abana bagomba kurera. Hari ibyo yagombaga gutunganya kugira ngo ageze iki gihe. Twarabonye icyo gihe rwa Busoro, akazajya yirirwa rwa Busoro n'ahantu hari interahamwe nyinshi mu Rufunzo, kandi urumva twari turi aha hantu tugomba no gukenera ibyo kurya. Yajyaga ajya kubidushakira, umva amasasu akavuga ariko akemera akayajyamo kugira ngo tubone ibyo turya. Akunda gushimira cyane, ndagushimira, ndagukunda, ni ukuri warakoze, wabaye umubyeyi mwiza, usigara mu cyimbo cya benshi bari bagiye, usigarana na mama mwenyine, gusa ugiye hakiri kare, ariko ntacyo twakoraho. Imana irigenga ikora ibyo ishaka, gusa amaze kubona ko nayo idakunda abantu babi. Kwa kundi mu isi abantu bashaka kuvuga kuri uyu muntu kuba adapfa kubera ko abereyeho nabi sosiyete, ari umuntu mubi muri sosiyete, ariko ni ukuri Imana igutuza heza. Turabyizeye cyane ko wagiye mu ijuru, kuko imirimo yawe irabigaragaza. Bayi rero uruhukira mu mahoro, gusa you will always be in my heart. Tuzagukumbura, ntabwo upfuye, urasinziriye. Niko ijambo rivuga ngo umukiranutsi ntapfa ahubwo arasinzira. Bayi, aheza ni mu ijuru, kandi watubere urugero rwiza. Tuzakora icyo tugomba gukora kugira ngo tuzongere tubonane. Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, mwaje kwifatanya natwe ku kiriyo cy'umuvandimwe wacu Pasiteri Edouard. Nishimiye ko mwaje kwifatanya natwe mu bihe bigoye nk'ibi ngibi byo kubura umuvandimwe, cyane cyane kuri twebwe tumubuze twajyaga tuza tumusanga. Yenda ahangaha mpagarariye umuryango wa Munyangeyo Dismas. Nshimira n'Imana ko nashoboye kumuba hafi igihe cy'uburwayi bwe, nagerageje kumusura, kandi mushimira ukwihangana yari afite mu burwayi bwe. Uramusura ukabona ko ababaye, ariko ntashobore kumwereka ko ababaye. Igihe cyose wamugeragaho yaragusekeraga, akakuganiriza ndetse akakubwira yuko azataha, ukanamwizeza ko bizashoboka ko azataha, bikamushimisha. Ibyo ni ibintu byo kwishimira, kuko abantu bagira ubutwari bwo kugaragaza ko bazataha kandi bigaragara ko barembye ni bake. Benshi usanga barihebye, bafite umunabi, ariko we yararwariye mu Mana. Wajya gutaha akakubwira ati munsengere, nawe ndasenga, nubwo nta mwuka mba mfite mwinshi wo gusenga cyane muri rusange, ariko mba nsenga mu mutima. Igihe cyose ncecetse mba ndimo gusenga mu mutima. Nagiye kumureba ari ku itariki 6, ambwira ariko ku itariki 8 ashobora kuzaba yaratashye rwose, atari no gutaha byo gupfa, ahubwo azataha mu rugo. Kuko twageze kumureba bamaze kumuvoma, avuga ko bari bwongera akamuvoma, kandi ko byagenze neza, ibirenge byabyimbutse. Akabashima Imana yuko rwose bitazarenza itariki 8 atari yataha. Ariko ibyo abantu bibwira Imana si byo yibwiye.
ni ubutwari bukomeye, n'ikibazo gikomeye ariko ku bantu nkatwe twajyaga tuza tumusanga, ni agahinda gakomeye ku bantu asize, ariko kubera ko twiringiye Imana kandi ko nta rindi herezo twari. Pasiteri Berejike umuvandimwe wanjye, twasigaye turi babiri. Data yaratubyaye turi abana 10, dusigara turi babiri. None pasiteri atuvuyemo aransize, nsigaye jyenyine. Ni jyewe mukuru muri bose baragiye baransize, nsigaye muri ino si. Ariko kunsiga kwe ntabwo byangora cyangwa ngo bimbabarize umutima, uretse ko ndi umuntu, ntuye mu mubiri kandi ntuye no mu isi. Ibyo byose ni ibiduhiga. Gupfa aripfiriye, araruhutse, agize iherezo ryiza, ndabyizeye, kuko yakoreye Imana imirimo myiza, yeza imbuto mu baturage, yeza imbuto mu bana, yabanye n'abantu bose amahoro, yirengagije ibibi byamubayeho, ariko yagiriye abantu neza, n'abatayimugiriye yabagiriye neza. Yagira ngo akunde abone imirimo myiza izamuherekeza. Ntabwo yitaye ku bantu, yitaye gukorera Imana, kuko niyo yamuhamagaye, kandi twese twifuza gukora byiza kugira ngo tuzahembwe byiza, kuko umuntu ukora ibibi ntabwo ahembwa byiza, ahembwa ibibi yakoreye. Ariko Pasiteri Berejike nizeye ko yakoze byiza, yarabanye abana neza, yagize urukundo. Ni ukuri n'ubu ngubu hari byinshi byatugaragarije urukundo yagize. Pasiteri yarasuwe mu rugo iwe, pasiteri yarasuwe kwa muganga. Ni ukuri pasiteri, ni ukuri niyitahire, agire iruhuko ryiza, agire iherezo ryiza, amererwe neza mu gihugu cyo mu ijuru. Niyigendere, nubwo mbabaye, mfite intimba ku mutima ko mbuze uwo twasigaranye, twakundanaga, twaganiraga, twavugaga byinshi, nkamusura, akampeshyira kuri moto, akamperekeza, akangeza mu rugo. Ibyo byose mfite byinshi mwibukiraho, bintera ishavu, bikantera agahinda, ariko byose ngomba kubyihanganira. Nshobojwe byose n'Imana, kuko ari ishobora byose. Yewe ukuntu nagize agahinda n'ishavu, numvaga nta kindi cyatuma hari nongera gutuza, ariko Imana yo mu ijuru yaranturishije. Ubu ndihanganye, ndumva nkomeye, ndadiye. Ubwo rero amagambo yanjye kuri pasiteri nayo. Abana baramurwaje, abana baramusuye, nshimiye n'abana banjye, nshimiye n'abavandimwe banjye, kuko babayeho ntari. Umubabaro nari mfite wose n'agahinda nari mfite byose baranshyigikiye, babibamo, bamuherekeza uko bashoboye, bamurwaza uko bashoboye. Abana banjye ndabashimye, nabo baramfashije, bamfashe mu mugongo, bankubise ingabo mu bitugu, kubera ko bantekerereje, bambereye abana beza. Rero ubwo ngubwo njye n'ibyo nari mfite, ibyo mfite ku mutima wanjye ni byinshi, ntabwo nabirondora ngo mbishobore cyangwa mbimenye, ariko ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo mfite. Nagende yigire mu gituza cya Aburahamu, nagende aruhuka imiruho n'imihati yo muri iyi si, nagende amahoro. Nanjye nifuje gukiranuka kugira ngo nzongere kumubona. Imana rero ibaho umugisha, n'ibyo mbifurije, naho ubundi bindi ku mutima sinabirondora ngo mbishobore. Nitwa Barindikije mwene data Timu. Pastor Berejike yari data, ariko yewe yari Imana yanjye, kandi nanumva ari Imana yanjye. Impamvu
mvuga ibi nubwo wenda abantu bavuga ko turemye mu ishusho y'Imana kubizera, jewe ntabwo mubona nko mu ishusho y'Imana, ahubwo mubona nk'Imana yanjye. Mbaho nizeye ko ari we wandemye, mbaho nizera ko ari we wankoze, mbaho nizera ko yashyize ubuzima bwe mu kaga hamwe na hamwe hatandukanye. Numva imbaraga ze n'ibitekerezo bye byose yabikusanyirize muri njyewe cyangwa se n'abandi tuvukana kugira ngo mba ngezeho. Kimwe mu byo mwubahira kurusha abandi bagabo baba ku isi ni uko ari we Imana yahisemo ukambyara, ikindi ntihitemo ko ari njye umubyara. Buriya niwe wari ufite ubushobozi bwonyine bwo kundema. Iyo mvuze ngo data ni Imana, mba numva nta kwibeshya cyangwa gushidikanya kuri mu mutima wanjye. Rero data nzahora mubona. Data ni umuntu twari dusanzwe tuganira twicaranye, nta jambo na rimwe dusohoye, imitima yacu iri kuganira, kandi akambaza nkamubaza, akansubiza nkamusubiza. Wenda nabaga mfite umwihariko ko rimwe na rimwe naho nkeneye kumva inyigisho ze cyangwa se n'inama ze mu buryo bw'amajwi nuko nayabonaga, ariko nsigaye kugeza ubu ku buryo bumwe bwo kuganira nawe dukoresheje imitima. Ntabwo data yanjye nkurikije ukuntu yadukundaga, nizera ko data atadusize. Data ntabwo yadusiga. Ikindi yabaye ikiraro gituma namwe mwese muri ahangaha, bigatuma mbamenya, numva n'ubundi atansize njyenyine, numva n'ubundi nkiri kumwe n'inshuti n'abavandimwe, numva n'ubundi nkeneye ibitekerezo bingana nk'ibya data. N'ubundi hari abagabo nubwo atari ba data mu buryo bw'amaraso, ariko bashobora kuba nk'aba data. Numva data tuzahorana, numva nizeye ko azaguma ndeberera, numva nta cyamukura ku nshingano ze, niko mbyizera, kandi numva nta muntu wanyumvisha ko atari ko biri. Numva data ntacyo nzakora ntamugishije inama, kandi yaba mu buryo bw'imyizere, yaba mu buryo mu buzima bwa gikristo kubizera, yaba mu buryo bwo kubaho, kwiteza imbere, ukunda umuryango, ukunda ugakunda n'abanzi bawe. Numva data hose yaragiye ambera Imana. Data ndamukunda kandi nawe nzi ko ankunda. Ntabwo navuga ngo Imana yamukunze kundusha, Imana yandushije imbaraga. Ntekereza ko iyo nyirusha imbaraga ntare wikundire kumutwara. Ntabwo yamukunze kundusha kuko ntiyandusha kumukunda, ahubwo yandushije imbaraga. Murakoze. Kugira ngo iki kiganiro gitambuke, twashimira mwene data Timu, Utetere Verier, Marceline Mireye, Isimbi, Muhirwa Olivier n'abandi badufashije mu ikusanya ry'aya makuru make muri menshi y'ibigize ubuzima bwaranze intwari yacu Belgique Edouard. Belgique yisangiye inshuti babanye nka Ndoro Nkundiye, Rugamba, Musoni, Seromba, Kanamugire waruzwi nka Kanani n'abandi bitahiye. Naho gihe wakibagezagaho ndi Lucky Murekezi Olivier. Imana ibarinde kurusha ibindi byose birindwa. Ciao. Ko waru
kubaho